Ubusanzwe tuzi ko abantu bakuze ari bo baba bafite amafaranga menshi cyane, bitewe n'uko baba bamaze igihe kinini biyubaka, barakoze ibikorwa byinshi bibinjiza amafaranga. Gusa ibyo ntabwo bikwiye ko n'urubyiruko rufite amafaranga menshi cyane. Muri ino video tukaba tugiye kurebera hamwe abasore 10 bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Aho tuza guhera ku mwanya wa 10 ibisanzwe, tumanuka tujya ku mwanya wa mbere tuza kuhasanga umusore ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi bose mu Rwanda. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, kugira ngo uze kumenya neza abo basore abo ari bo. Ni ukuvuga ngo abasore bakiri single batarashaka abagore, kuva ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere. Reka dutangire. Ku mwanya wa 10 turasanga uwitwa Happy Axel Muyomba. Uyu akaba ari rwiyemezamirimo w'umunyarwanda, yakuze afite inzozi zo kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no guteza imbere igihugu abinyujije mu ikoranabuhanga. Uyu akaba yarashinze sosiyete ikora mu rwego rw'ikoranabuhanga yise Ampere Vision Rwanda. Ikaba yarafashije benshi mu kwagura ubumenyi ndetse no kunguka ubuhanga budasanzwe mu gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, by'umwihariko telefone ndetse na mudasobwa. Ibi bituma Happy Axel Muyomba akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane binyuze mu bikorwa by'ikoranabuhanga, ndetse n'iyi sosiyete ye yashinze yise Ampere Vision Rwanda. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri umwanya wa 10 bitewe n'uko yinjiza amafaranga menshi cyane. Kugeza ubu abarirwa amafaranga agera kuri miliyoni 1 y'amadolari. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Happy Axel Muyomba aza kugaragara kuri umwanya wa 10 nk'umusore cyangwa se urubyiruko rukize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye gukomereza ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga uwitwa Samuel Munyaneza. Uyu nawe akaba ari rwiyemezamirimo w'umunyarwanda, akaba azwi cyane mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ikoranabuhanga. Nawe yakuze afite inzozi zo kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no guteza imbere igihugu ndetse n'abanyarwanda mu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyangwa se yifashishije ikoranabuhanga, ndetse aza no kwikoresha mu buhinzi. Uyu akaba azwiho mu gukemura ibibazo by'abaturage bakoresheje ikoranabuhanga, by'umwihariko ku bijyanye n'ubuhinzi. Akaba azi gutanga ibikoresho byiza bifasha abaturage mu guhinga ndetse no kongera umusaruro. Bikaba byatumye uyu Munyaneza Samuel akomeza kwinjiza akayabo k'amafaranga menshi cyane binyuze mu bikorwa bye bitandukanye agenda akora, byaba iby'ubuhinzi cyangwa se iby'ikoranabuhanga. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri umwanya wa 9. Kugeza ubu akaba abarirwa amafaranga cyangwa se imitungo ifite agaciro kagera kuri miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane. Akaba nta mpamvu gushidikanya ko Munyaneza Samuel tuzi nka rwiyemezamirimo ukomeye cyane mu bijyanye n'ubuhinzi n'ikoranabuhanga yagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa 9 w'urubyiruko cyangwa se abasore bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye gukomereza ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga Kaneza Innocent. Uyu nawe akaba ari rwiyemezamirimo w'umunyarwanda ukomeye cyane kandi uzwi, yagiye akora ibikorwa byinshi kandi agafasha benshi kugeza ku iterambere rirambye. Uyu Kaneza Innocent yamenyekanye cyane aho yaje gushinga sosiyete yise Esisia Limited. Iyi ikaba amwe mu masosiyete akomeye cyane, aho ari imwe mu zabaye iza mbere mu gukora porogaramu za mudasobwa ndetse no gutanga ibikoresho by'ikoranabuhanga mu bigo bitandukanye. Byatumye Kaneza Innocent akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane binyuze mu ikoranabuhanga, kuko byatumye akomeza kwagura ibikorwa byinshi bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bimwinjiza amafaranga menshi. Kugeza ubu akaba afite amafaranga menshi ndetse n'imitungo ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 2,300,000 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane. Bikaba byatumye Kaneza Innocent aza kugaragara kuri umwanya wa 8 nk'umusore ukize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye gukomeza ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga uwitwa Uwizeye Mark. Uyu akaba yaramamaye ku izina rya Rocky Kirabiranya cyangwa se Rocky Kimomo. Tukaba tumuzi nk'umusobanuzi wa filimi, ndetse akaba azwi no gutunganya ibyegeranyo byiza kandi bigakundwa cyane. Uyu kandi akaba umwe mu bashimirwa cyane bitewe n'uko yafashije bamwe mu byamamare byo mu Rwanda kwamamara. Twavuga nk'uwitwa Abijuru Regis wamenyekanye ku izina rya Papa Cyangwe, aho yamufashije kumenyekana mu bijyanye n'umuziki mu njyana ya hip hop, aho yaje kumwinjiza muri label ya Rocky Entertainment. Uyu rero akaba afite ibikorwa byinshi bitandukanye bimwinjiza amafaranga, uretse kuba ari umusobanuzi wa filimi, aho kugeza ubu afite channel ye yise Rocky Entertainment ikurikirwa n'abarenga miliyoni. Akaba ari channel yinjiza amafaranga menshi cyane, byatumye akomeza kwagura ibikorwa byinshi bitandukanye. Kuba afite izina rikomeye cyangwa se afite umubare w'abamukurikira bituma agirirwa icyizere n'amakampani atandukanye, akayamamariza ndetse n'ibigo bitandukanye by'ubucuruzi. Ibyo byose bituma yinjiza amafaranga menshi. Uwizeye Mark cyangwa se Rocky Kimomo yagiye yegukana ibihembo byinshi bikomeye ku rwego rw'abafluencer, aho yagiye yegukana ibihembo bitewe n'uko ageza ibikorwa byiwe ku bantu benshi cyane, cyangwa se ibikorwa bye
birebwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga. Bikaba byatumye aza kugaragara ku mwanya wa karindwi, aho afite amafaranga menshi cyane ndetse n'imitungo ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana ane by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Uwizeye Marc tuzi ku izina rya Rock Kimomo aza kugaragara kuri uwo mwanya wa karindwi nk'umusore ukize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Uraza kutubwira umwanya ubona yagakwiye kugaragaraho bitewe n'uko usanzwe umuzi. Tudatinze tugiye gukomeza ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turasanga umuhanzi ukomeye cyane w'umunyarwanda witwa Ruhumuriza James, wamenyekanye ku izina rya King James, akaba afite umuyoboro wa YouTube yise King James Rwanda, anyuzaho indirimbo ze zikunzwe cyane. Uyu akaba umwe mu bahanzi bafite uburambe bukomeye cyane mu muziki, aho amaze imyaka igera kuri 20 ari umuhanzi w'umunyarwanda ukunzwe kandi ukomeye, yagiye yegukana ibihembo bikomeye, twavuga nka Primus Guma Guma Superstar. Uyu kandi yatangiye kuririmba mu mwaka wa 2006, aho kugeza ubu mu mwaka wa 2026 amaze imyaka 20 ari umuhanzi. Urumva yuko afite ubuhanga budasanzwe ndetse n'ubunararibonye mu gukora ndetse no kuririmba indirimbo nziza zigakundwa. Uyu akaba ari umukire cyane, aho yagiye ashora amafaranga ye mu bikorwa byinshi bitandukanye. Uretse kuba ari umuhanzi ukunzwe cyane n'abatari bake mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze, uyu King James ni n'umuhinzi w'umuceri, akaba afite n'ibindi bikorwa bitandukanye, aho yaje gukora cyangwa se kubakisha uruganda rutunganya akawunga rwari ruhagaze amafaranga agera kuri miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane. Uyu kandi akaba umwe mu bahanzi bafite imodoka zihenze cyane ugereranyije n'abandi bo mu Rwanda. Bikaba byatumye agaragara nk'umusore ufite amafaranga menshi cyane cyangwa se ibikorwa byinshi cyane, aho kugeza ubu afite imitungo myinshi cyane iberwa agaciro kagera kuri miliyoni 2,700,000 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, kandi nta mpamvu gushidikanya ko Ruhumuriza James tuzi ku izina rya King James yagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa gatandatu nk'umusore ukize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Uyu yagaragaye kuri uwo mwanya bitewe n'uko nawe nta mugore afite, akaba abarirwa mu cyiciro cy'urubyiruko cyangwa se abasore. Tudatinze tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu basore batanu ba mbere bakize cyane cyangwa se bafite imitungo myinshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Gusa mbere ko tubageraho, nagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri wacu wa YouTube, kutarakora subscribe, like, share na comment, wabikora kuko ni ingenzi kandi ikaba ari inkunga ikomeye kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Niba ari video wifuza utubwira muri comment, ariko kutubwira uko wabonye ino video, tubwire umusore wagutunguye muri bano basore 10 turi kurera hamwe bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Wowe wabikoze ndagushimiye cyane, reka dukomeze ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga uwitwa Kevin Gatera, nawe tukaba tumuzi nka rwiyemezamirimo ukomeye cyane kandi w'umunyarwanda, aho nawe akora ibijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu akaba azwiho mu guhanga udushya akoresheje ikoranabuhanga, gutanga ibisubizo by'ibibazo byinshi bitandukanye ku ikoranabuhanga, ndetse no gukorana umurava ndetse no gushora imari mu bikorwa bitandukanye, by'umwihariko ibiteza imbere ikoranabuhanga. Uyu akaba yinjije amafaranga menshi cyane binyuze muri ibyo bikorwa by'ikoranabuhanga, aho kugeza ubu afite imitungo myinshi ndetse n'ibikorwa byinshi n'amafaranga menshi, ariko ku gaciro kagera kuri miliyoni 3,200,000 by'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane. Bikaba byatumye Kevin Gatera agaragara nk'umusore cyangwa se mu rubyiruko rukize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye gukomeza ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga uwitwa Iradukunda Yves. Uyu nawe akaba azwi cyane nka rwiyemezamirimo w'umunyarwanda kandi ukomeye cyane, aho yaje gushinga sosiyete yise iWishUp. Kikaba ari ikigo gikomeye cyane gikora ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no guteza imbere udushya. Uyu Iradukunda Yves uretse kuba tumuzi nka rwiyemezamirimo ukora mu bijyanye n'ikoranabuhanga, yagiye yagura ibindi bikorwa byinshi bitandukanye bimwinjiza amafaranga menshi cyane. Bikaba byatumye abasha kwiteza imbere kugeza ubu afite imitungo ndetse n'ibikorwa ariko agaciro kagera kuri miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu gushidikanya ko Iradukunda Yves yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa kane w'abasore bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye gukomeza ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umusore witwa Dr Katabarwa Gilbert, tuzi ku izina rya Dr Katabarwa. Uyu akaba ari umusore ukize cyane kandi wize mu mashuri akomeye cyane, aho yaje kwiga mu Bushinwa, yiga civil engineering. Uyu akaba yagiye akorana na kampani nyinshi zitandukanye zo mu Bushinwa mu gihe yigaga mu gihugu cy'Ubushinwa. Ibi byatumye akomeza kubona amafaranga menshi cyane ndetse abona n'igishoro gifatika, aho yaje kuza mu Rwanda yagura ibikorwa bye byinshi bitandukanye kandi bye ku giti cye. Bikaba byatumye akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane. Bikaba bivugwa yuko ashobora kuba akorera cyangwa se agakorana na kampani ikorana n'ibyogajuru, kuko ikora ibyitwa urban science, surveying ndetse na geomatics.
bikaba bivuga yuko uyu Dr Katorwa Gilbert ashobora kuba ari n'umwarimu wigisha mu Bushinwa mu gihugu yizemo, bikaba byatumye aza kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu nk'umusore ukize cyane cyangwa se ufite amafaranga menshi cyane. Abagerageje kumusura barabizi cyangwa se bagiye babona uko mu rugo iwe hateye, cyangwa se mu biganiro byinshi yagiye akorana n'ibinyamakuru bitandukanye, avuga yuko nawe abyemera yuko ari umukire cyane ko afite amafaranga menshi cyane. Bikaba byatumye uyu Dr Katabarwa Gilbert aza kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu, aho kugeza ubu afite imitungo ndetse n'amafaranga ndetse n'ibikorwa bitandukanye bigurishwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Dr Katabarwa Gilbert aza kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwitwa Patrick Sengabucyana, uyu akaba azwi nk'umunyarwanda cyangwa se nk'umusore ukize cyane kurusha abandi, aho afite kampani ye ikora ibijyanye n'ubutwazi bw'abantu ndetse n'ibintu, IC Group. Niba ufite tap and go cyangwa se warigeze kuyibona ubonye yuko handitseho IC Group, uyu ni umwe bagize uruhare muri ino kampani itwara abantu ndetse n'ibintu. Uyu Nsengiyumva Patrick Bucyana yavukiye mu gihugu cy'Ubugande, gusa yaje kuza mu Rwanda mu mwaka w'1998. Uyu akaba yarize ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho muri kaminuza. Urumva yuko ari umuntu ukomeye cyane, uyu Patrick Sengabucyana. Urumva yuko ari umuntu ukomeye cyane, akaba afite imitungo myinshi cyane ndetse n'ibikorwa biri ku gaciro kagera kuri miliyoni 7,400 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, kandi nta mpamvu ushidikanya yuko Senga Patrick Bucyana yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa kabiri w'abasore bakize cyane kurusha abandi bose mu Rwanda. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere, gusa nagira ngo nkwibutse ukore subscribe, like, share na comment, ufungure inzogera kugira utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Uraza kutubwira umusore wagutunguye muri comment, ndetse utubwire n'uwabonaga yaza kugaragara muri top 10 akaba atagaragayemo bitewe n'uko umuzi. Uraza kutubwira uwo ari butubwire n'umwanya wari kugaragaraho. Gusa ku mwanya wa mbere nta musore twashyize bitewe n'uko hari abasore benshi bari mu Rwanda cyangwa se bakize cyane. Uraza kutubwira ubona yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere, yaba yaje muri top 10 cyangwa se atayijemo. Uratubwira uwagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere.